Tony Karame ngiye kujya mu nama gato nagira ngo ntegure ka breakfast ariko utegura utubuto niko twihuta ureba ahantu hatugura haruguru gira ngende buhakeye tabareka ndangize gukubura njye kubireba hari haruguru kuri alimentation yego sawa ikore vuba sawa Tony Karame wazizanye yego sante watangiye no guhata mango sante ngize na no zirangiye kandi ushobora gutaha bwije ekeriyo nawe ngera hirya ase nkagukatira se katagata umukozi mwiza merci kora akazi neza kabisa yakoze lekera ibyo birahagije ibindi numva byoroshye na kandi ze wabisengeye cyane muraza kwitekera iki nje ushobora kutaza saa sita shaka kurya inkoko hari haruguru biba bihari oya nta kibazo ushyira aho ngaho kandi imineke ngewe buriya nk'ubu uhagije cyane ibi ahubwo se rimwe na rimwe mbona nk'aho ufite ugeze igihe cyo kuba ugira umuntu mukundana oya nkuko nkajya byo mu kazi ngo kurekomanda umuntu njye nakurekomanda rwose ukora akazi neza ugira discipline urubaha ibi byose urabishoboye ni ukuvuga gusa ariko byose ni ugusenga Imana Imana ikazaguha umugabo ugukwiye uzagutesha
stress abantu bishwe na stress ko byose nyine no kubera iki Imana ujye ubyicaza ukabisengera byuze yego kuko imyaka mugezemo ni imyaka udashobora gutekereza cyane ku Mana gusenge ubonye wese wakubwira wowe wahita wumva ari byo kwanza kubaza ijwi ry'Imana ni ikintu gikomeye uzuriye madamu wanjye naramusenge igihe kinini cyane nanjye nageze muri iyo myaka nkundana na benshi ariko maze guhura nawe ndavuga ati n'uyu koko yego ariko mwebwe rimwe aribwo mbareba nkabona uwo nshaka ko uwo muzaba nubwo uri umukozi wo mu rugo ariko Imana yakora igitangaza ukaba umuntu ukomeye ufite urugo rukomeye ariko ikibishobora byose ni uko utemera ngo magushukwa n'uwo ari we wese ukubwiye ibintu bijyanye n'ibidahesheje Imana icubahiro ibi birahagije kuri njyewe uyu munsi wakwigendera mu kazi rero ariko namwe muze kwiyitaho yego murakoze mwiteho Aha, Tony. Imeze bite se? Nsawa. Kandi sha wowe turacyafite kuganira ibintu byinshi. Ibiki soko? Ibiki? Ahubwo reka nkubaze. Ewe. Imeze bite ubundi? Ni sawa. Imeze neza. Imeze neza. Ese ubundi nanjye urashobora kunkatira imyembe nkakura nabonye waza uyikatira umuherwe. Ese ko ari boss uri boss wanjye? Oya, nase boss wawe. Shako nabonye ariko uzumenya ko ari boss ahubwo ubundi umufata nka boss. Nego umenye ko ngiye mba ndi mu kazi mba ndi gushaka amafaranga. Abari mu kazi. Nase ko uri mu kazi bivuze ko ugomba wikora nka biriya waza ukora ko naza nkureba. Ntacyo ntakora. Aha ndi mu kazi nkora ibyo boss ambwiye. Ako se mwana waza waretse ibyo ngibyo ko ari ngiye urabizi ko ngiye ndi umusiribateri mwana. Byo birakureba. We ntago bindeba kubikubwira nawe biba bikureba. Byo birakureba ntabwo bindeba. Nase nka biriya bintu kuriya waza umukatira naje wazankatira byibuze base nawe ukankatira. Ndinde se wo kugukatira. Ngiye ndinde wo kugukatira. Ukabishuti yanjye nyine. Izava kure. Shaho byiborere. Uzi ko boss agira umugore? Ndabizi. Ntabwo waruzi? Ndabizi. Nese igitangaza nakoze hariya ni iki? Nase hariya biriya waza wikora uri umugore wiwe. Ntari umugore wese n'iki n'icyo gishya nakoze. Turasa utuntu dusanga. Ahubwo mu bihari ibyo nanjye kabisa ugomba kubikora kuri iyi si. Icyo cyo kikure mu mutwe. Kubera iki? Kubera mama. Nimba uhukana na boss se bivuze ngo ibyo nkorera boss nawe mbigukore. Kandi no kurumva mu mbere si byo. Tony, buriya boss. Tony. Hey! Vayo nkingure ndagiye. Ntago aragenda. Ihute amasaha ari kunjyana. Tumubwire ko twari turi kumwe. Iyi ntago mubwira. Ariko
mu rufunguzo nshobora gutaha bwije cyane ndaza kwikingurira ngaho iyo cyangenzi nkingi mukira wawe aragiye grand frère yagiye none sinanabikubwiye nakubwiye ko ari bugende hanyuma nakubwiye ngo bose nagenda hari akantu nza kukubwira gusa sinzi wenda niba biri bukunda ariko birabuzwa n'ikisi bikubwire sigiye nakubwiriye ngo nkuteze amatwi wambwiye ndashaka kuno guhera uno munsi sibyo tutazongera kuza duhamagara no mu mazina asanzwe ushaka ikizi nyine tukongera kumpamagara ngo Siraza nanjye sinkana nguhamagara ngo Tony kubera ikizi nyine niko nabitekereje nushaka nzara nguhamagara nde Sheri ntago bibaho nitwa Tony bitwa Siraza ibyo byo bikumbwira ngo bya Sheri ntacyo bitwaye biragitwaye gute gikomeye ade buri yabaye ari grand frère uba wemeye isi gihe nakubwiye ngo ntimuhuye ntago wumvise grand frère